aragira ati ikibazo nibaza uko uvuga neza witonze ni nako uteye mu buzima busanzwe. nje gusubiza ziriya komenti zirenga 500 mwanditsi. Undi humura mukobwa mwiza tuzagukurikira mpaka satani yakiriye agakiza komereza. Urakoze cyane. Ese yacu ufite umugabo? Iki kibazo muraho neza bakunzi, mumeze mute? Nizere ko muri wose mumeze neza. Mbahaye ikaze kuri Aristanica TV show, aho waba uherereye hose, ku bari mu Rwanda n'abari hanze yarwo, mwese mbahaye ikaze, ni karibu muri Isanga. Ndasaba umuntu wese utarakora subscribe kugira ngo ankorere kuri subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ubone notification mu ba mbere. Hanyuma rero nshimira n'abayikoze, nshimira buri muntu wese wafunguye iriya video ibanza akampa comment agakora share. Nukuri uri umuntu w'agaciro kuri njyewe, kandi ndizera ko tuzabana neza nkabaha ibyishimo. Uyu munsi rero nkuko nabibasezeranyije, nje gusubiza ziriya komenti zirenga 500 mwanditsi. Ari ufite ikibazo yabajije cyangwa se icyifuzo cyangwa inama, ndagerageza nzisome. Ni nyinshi, sinzi ko ndi buzivemo, gusa ndagerageza. Gusa nabonye inyinshi zisa, inyinshi zirasa. Ngiye kugerageza nzinyuremo mbasubize. Utari bunyurwe cyangwa se ugifite ibyanyibazaho, ntacyo yaza kwandikana no muri comment, nzagenda mbasubiza no muri video zanjye zizakurikira. Mwarakoze cyane, ndabashimiye, mwanyeretse urukundo. Umuntu wakoze share kubwiriya video ndamushimiye. Nizere ko tuzabana neza. Rero ntabatindiye, reka dutangire dusome ibibazo n'ibyifuzo n'inama cyangwa se, hanyuma mbasubize mwese. Twagiye. Comment ya mbere rero mbonye ni Nicola, yarambwiye ngo courage. Ndashimira buri muntu wese wampaye courage muri iriya video, kuko komenti za courage ni nyinshi. Ndabashimiye umuntu wese wambwiye courage, nukuri warakoze cyane. Aha, noneho undi uwumugisha ati nzaba mpari ku bwawe, gusa uwampa amahirwe yo gukinana nawe. Indi comment iragira ati nkukundana nta bunebwe ari se mwiza. Nukuri nanjye umuntu wese wanyandikiye ambwira kankunda, nanjye reka mubwire ko mukunda. Umuntu wese unkunda nanjye ndamukunda. Guys, ndabakunda cyane pe. Warakoze cyane. Hanyuma undi Hakizimana aragira ati ikibazo nibaza uko uvuga neza witonze ni nako uteye mu buzima busanzwe. Iki kibazo bana yanjye abantu benshi barakimbaza cyane, gusa hari nabo duhura bakambwira, hari uwo nigeze gura nawe arambwira ngo vuga numve ko uko uvuga muri filime ari nako uvuga mu buzima busanzwe. Guys, ijwi ryanjye ntabwo ryeditinze rwose, niko mvuga. Hanyuma iby'ubwitonzi bwo, ibyo bintu nabibwirwa nabo tubana wenda, gusa mu buzima busanzwe nzi ko nitonda. Abantu tubana muze kunyandikira muri comment munyose. Gusa nta kibazo, nditonda. Uko mvuga ni nako ntojemo ukuntu. Nizere ko icyo kibazo mugisubijwe, bakimbaza ari benshi.
Nyabyenda ati nkunda ubwitonzi ugaragaza, none se uko ugaragara mu mikinire yawe ni nako uri mu buzima busanzwe. Iki ngiki ndumva gisa n'icyo maze gusubiza hepfo ahari. Ntago ari ibintu bihabanye, bijya kumera kimwe rwose. Karagiteri ngira muri filime no mu buzima busanzwe rwose pe, ntabwo bihuye 100% ariko bijya kumera kimwe. Nizere ko muri gusubizwa neza. Hanyuma Samuel aragira ati muraho nyabunshimwa mana kuba ugikomeje kundinda ukandinda famiye. Okay, uyu nguyu yararimo kumpa congratulation, ukomereza aho murakoze. Urakoze nawe Samuel. Hanyuma Kebichi Alice, thank you. Undi humura mukobwa mwiza, tuzagukurikira mpaka satani yakiriye agakiza. Komereza. Urakoze cyane kumpa courage kubw'urukundo rwawe. Urakoze kubw'iyi comment. None se ufite umugabo? Iki kibazo rero ni benshi mu kibaza. Reka mbanze nsome ibindi n'ubundi iki nicyo cyagarutse cyane, ndakibasubiza nyuma. Tugukunda kubi. Urakoze cyane. Iradukunda aragira ati none njyewe nakubaza ngo umuntu ashaka kuganira nawe yakubona gute? Guys, mfite social medias mbaho, Instagram, TikTok. Umuntu wese ushaka kugira icyo ambwira, kuganira nanjye, ndababona benshi murabinsaba, mwaca inbox hanyuma tukareba ko ari ngombwa ko naguha nimero yanjye tukavugana, ariko tubanza kuvuganira kuri izo social media. Instagram yanjye ni Alice ugasigama akanya Danica akanya uhita umbona. Hanyuma kuri TikTok ni Kiza Alice. Aho rwose ugiyeho ukanyandikira inbox ndagusubiza. Message ziba ari nyinshi ariko ndagerageza nkabasubiza mwese. Haba harimo uri ngombwa ko namuha nimero yanjye ndayimuhereza tukavugana. Mu following social media zanjye muzagenda mumbonaho rwose. Umuntu wese ufite icyo ashaka kumbwira azansangaho, azambona, nzamusubiza. Yego, icyo kibazo nacyo mukunda kukimbaza cyane, aho mwambona nimero yanjye. Bibaye ngombwa mbona ari ngombwa ko nkuha nimero yanjye ndayiguha, ariko iyo unyandikiye ndagusubiza. Undi Jonathan ati nitwa Jonathan from Kenya. Icyo nagusaba niba byakunda ukama namba yawe tukavugana by'indani. Nakubwiye Jonathan icyo maze gusubiza, ujye ku mbuga nkoranyambaga zanjye unyandikire ndagusubiza. Undi ati ese ufite umugabo? Iki kibazo nicyo cyagarutse cyane, ndabasubiza muhumure. Undi ati cyakoze uritonda pe, ndagukunda. Urakoze cyane, naye ndagukunda cyane. Ari njye nkukunda kubi, so ndi kumva nshaka guhura nawe. Abantu benshi comment mbona, ese Alice nakubona gute, twahura gute? Please nyandikira inbox, yaba ari kuri Instagram cyangwa TikTok yanjye. Kiza Alice TikTok, hanyuma Instagram Alice ugasiga akanya Danica, urahita umbona. Unyandikire inbox dupange turebe ko byakunda tukazabonana, nta kibazo rwose. Icyo kibazo nacyo kiragaruka cyane. Hanyuma undi ati egusha ufise kwitonda cyane. Urakoze cyane. Undi ati hewe basi
ibyo ukina niko unameze mu buzima busanzwe, icyo nagisubije. Ego ndagerageza ko mbona uvugana intege nke, umunaniro n'udusonisoni, uko uteye cyangwa ni style yawe yo kureshya audience. Guys ntago ngiye mpindura ijwi, abantu banzi muranzi niko mvuga, ntago ndeshya audience, oya niko mvuga. Alice ufite umugabo, Alice urubatse, Alice ufite umva, utagukunda se buriya yabagira urukundo. Ndagukunda koko kandi ukunda ntabunerwa, umuhoza urakoze cyane, nanjye ndagukunda pe. Alice uri umukobwa uvuga neza gusa, thank you. Nongeye gushimira umuntu wese umbwira ko mvuga neza, comment ni nyinshi rwose, no muri filime nkina ndazibona. Alice uvuga neza, murakoze cyane. Hari abantu bakunda kumbaza ngo ni kuvuga, nta edit ibaho, nako zibaho edit z'ijwi, ariko ni gutya mvuga. Murakoze cyane, I like you, ufite umugabo, turahari sheri. Yego sha, nukuri pe, mujye munankorera share, mubwire n'abandi n'inshuti zanyu zikore subscribe, tujye tubana nukuri, mukomeze munyereke urukundo. Welcome Sisi, ngwino ku rugamba. Subu koko sino rugamba. Urakoze cyane. Alice wanyandikiye kuri email nkakubwira, Imana ishimwe. Okay, ndaza kubikora. Alice uzi igihe pe, reka tugusharingire ubone sub. Nshimiye Imana, urakoze cyane, nezere ko wabikoze kandi ukibikora. Mwarakoze cyane kumpa welcome, nukuri mwaranshimishije ntimwabyumva. Undi ati gusa ndagukunda Alice, ufite abana bangahe? Alice se ubu nifuza nko kukubona, nzakubona n'inshuti gusa, nkunda ukuntu ukina, ukuntu uri romantique, ntiwamenya niba ari filime. Nyiransenga Imana, ego urakoze cyane kunkunda. Hanyuma ikindi wambajije ngo nzakubona nte, nasubije munyandikire ku social media yanjye, aho wanyandikira ari hose nzagusubiza. Hanyuma dupange rwose, ndahari, nzagira umwanya wo guhura n'abantu bankunda. Muraho neza mukobwa wa Pasiteri, dukeneye amakuru yawe ku buzima bwa buri munsi. Amakuru yanjye rero ku buzima bwa buri munsi ni ibyo mbabwira ngo mukore subscribe. Nzajya mfata utuntu tw'utuvlog, urumva nzajya mbere ku buzima mbayemo bwa buri munsi. Ese nabyutse ne, umunsi wanjye wagenze gute? Ibyo byose nzagenda mbikora rwose, uko nzashobozwa nzajya mbereka uko ubuzima bwanjye bumeze. Ego cyo mbasaba no gukora subscribe yonyine, ubundi bindi mubindekere. Uvuga neza ndabikunda, thank you Imana, murakoze nukuri. Undi ati Ernest, ugira umutima mwiza gusa uzame nimero yawe. Ernest urakoze cyane, hanyuma nimero yanjye uze kunyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, hanyuma turaza kuvugana. Alice uri umukobwa cyangwa uri umugore, tuzagukurikirana no kuri. Murakoze. Yewe usibye no kugukunda njye mbona witonda kweri, urakoze. Undi ati ukuntu ngukunda waretse nkakubera umukameramani, nushaka ruzabebe pe. Urakoze cyane Alice, I love you too. Sinzi ibintu bikomo ntibibasakurize. Alice none se urubatse gusa, nkunda ukuntu wisekera neza.
gusa ufite akajwi keza pe, murakoze cyane abantu rwose bambwira ko mfite ijwi ryiza, n'ukuri ndabashimiye, muri benshi cyane. Alice ndagukunda, kereka unyigishije gukina filime nyarwanda. Uzaza tuzakwigisha. Alice nanjye ndagukunda. Message zimbwira ko zinkunda ni nyinshi cyane, reka ngerageze nihutishe. None se wazatubabariye ukaduha akavideo behind the scene yawe, ubuzima bwawe babyifashe se mu buzima busanzwe? Uyu nguyu ari gushaka ngo mbahe behind the scene y'ubuzima ya filime y'ubuzima bwanjye. Hari video iriho imazeho iminsi nakoze, naberetse uko kuri set biba byifashe, uko umunsi wacu bumeze. Ndibaza ari ibingibi wambazaga, kandi ntabwo ari kariya konyine, nzagenda mfata n'utundi twinshi mbereke. Hanyuma ukora iki mu buzima, ukora iki after filime? Njye rero icyo kibazo nacyo mbona kigarukamo kenshi. Nkora akazi gasanzwe, gusa akenshi mba ndi muri ibi bya filime, nibyo nkora cyane. Welcome mine, I do love you Alice, thank you. Nkukunda iyo wakinanye na Lucas. Urakoze cyane Mugisha, uvuga neza, ndagukunda. Humura, Uwiteka ari kumwe nawe, amen. Ibibazo rero birasa kandi ni byinshi. Alice ndu wa mbere kabisa, ndi Aliane, gusa kankubazi gukina filime warabikuranye cyangwa byakubayeho bitunguranye? Uwishimwe Aliane, ubajije ikibazo cyiza cyane, ndagushimiye, nanjye ndagukunda. Hanyuma rero gukina filime ni ikintu nakuranye kuva kera, mu rugo barabizi, ni ikintu nakuze nkunda, ndetse naranabigerageje kera nkiri mutoya. Njya muri filime imwe hano mu Rwanda serirebwa, ariko kubera ko nari umwana mpita mbireka. Ariko ndavuga nti uko byagenda kose ninkura nzongera mbisubiremo. Rero navuga ko ndi mu nzozi zanjye, ni ibintu nakuranye, ntago byaje bitunguranye. Nizere ko nkusubije neza Aliane, kandi urakoze ku kibazo cyiza. Hanyuma undi ati nkunda ukuntu ukina witonze. Se koko mu buzima busanzwe uritonda? Icyo kibazo nagisubije, nditonda cyane. Nshobora kuba nikinnye abantu tuziranye mbabone muri comment, mumbwire niba mbeshye cyane niba ari byo, ariko njyewe n'umutima wanjye nzi ko nitonda. Hanyuma n'abandi tubana umunsi ku wundi, comment hasi ndazikeneye. Hanyuma ese Alice ni ubwa mbere uyicreatinze iyi channel yawe? Yego, channel yanjye imaze icyumweru, ni ubwa mbere rwose. Ni ukuri ndagukunda, ikimbabaza nuko ntaho twahurira. Why not Pelagia? Kubera iki? Ntabwo uzanyandikire ku mbuga nkoranyambaga zanjye, tuzahura rwose. Ibyo ntabwo ari ikibazo, ntibikaguhangayikishe, ni ibintu byoroshye cyane. Ikaze kuri YouTube, urakoze cyane. None se urateganya gukora filime zawe? Christine, iki kibazo ugihuje n'abantu benshi, nakibonyemo kenshi nacyo. Yego, ntabwo byabura nk'umukinnyi wa filime, ntabwo byabura pe, umuntu aba afite inzozi nini. Noneho iyo ukoze ibintu ukunda biba ari byiza cyane. Rero ndabiteganya, gusa ntabwo nakubwira ngo igihe ni iki. Gusa nanjye ndateganya kuzakora filime yanjye. Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Icyambwira nimba uri umumama, ndagukunda.
Hello Alice, ntiwakumva ukuntu nkunda ukuntu ukina, ariko ubu umuntu ukinana no muri sosiyete niko umeze. Subwo iki kibazo ndongera nyisubizera, ubu umuntu cyakoze iki ngiki gitandukanyemo gato na biriya bindi. Ubu umuntu nkinana no mu buzima busanzwe ndabugira. ubumuntu ni ikintu gikomeye cyane. Nibaza ko umuntu wese yakabaye kuba afite arangwa n'ubumuntu. Nyine ni indangagaciro nziza buri muntu wese yakabaye imuranga. Rero Hakizimana ko wari ubimbajije uko mbona muri film ibyo nkina ntabwo biri kure cyane no mu buzima busanzwe n'ibyo nkora. Nkuko nabisubije na mbere, nta tandukaniro rinini. Ubu umuntu ndabufite ndetse cyane. Nizere ko usubijwe. Hanyuma twakomeje, none se uri umukobwa cyangwa ufite urugo, iki kibazo ndaje mukanya nkisubize. Aho nashakaga, ndagukunda. Gukora sub comment ni itegeko kuri njye, ntabwo ugomba kubisaba ugira umugabo cyangwa uri umukobwa. Ese usengera he? Ndagusubiza mu kanya. Alice ndagukunda, nkunda ukuntu uvuga n'ukuntu ukina, gusa nanjye nifuza ko wamfasha gukina kuko ndabikunda, ni ukuri mfashe. Iyi comment, iki kibazo n'abandi mwese mukimbaza, ndabinginze mu nyandikire inbox za social media zanjye. Nzafata umwanya mbasubize mwese pe, kandi ndatekereza ko bizagenda neza. Muri benshi cyane mu binyandikira. Sinzi ko nzabishobora, gusa nzagerageza. Nzagira abo nzana pe, ndabibemereye. Noneho dukorere part 5 kuri press version wowe na Cedric. Guys, iki kibazo ni ukuri sinzi. Dukora filime zirangira, short movies. Rero iriya filime y'umukozi yararangiye, twabahaye part 4 twandikaho final. Rero nta part 5 ihari, yararangiye pe. Ahubwo abakunzi bacu kuri press turabona ko mukeneye seri, kandi turi kuyibategurira nziza cyane, izatangira gusohoka muri uko kwa mbere kugitangira. Seri izaba yabagezeho pe, kuko dukora amashoti movie tukabona mutwishyuje ngo part 2, kandi ntayo pe. Dukina filime zirangira, ariko turi kubategurira seri nziza cyane muzakunda, nziza pe. Ndayibakumbuje mu kwa mbere, mu matariki abanza izaba yatangiye kubageraho, turi kuyikoraho. Hanyuma part 5 rwose bakunzi banjye, ndababona no kuri TikTok murayinyishyuza. Iriya filime yararangiye, ariko turi kubategurira iyindi seri irenze muzakunda cyane. Ego, nizere ko musubijwe. Hari ibibazo byinshi cyane byagiye bikunda kumbaza ngo part 5 guys, yararangiye pe. Udati Alice, nkunda kubi, umuntu yakubona gute? Nkunda imyitwarire yawe, kuvuga mana yanjye, mbese uri umudo wanjye. Adeline, urakoze cyane. Hanyuma unshaka wese, nkuko nabibabwiye, mwanyarukira kuri social media zanjye mukanyandikira, ndabasubiza n'ukuri. Wakitinga neza cyane, urakoze. Alice ufite umugabo. Njye nkunda ukinana na Lucas, mfashe umpe namba ya Lucas. Lucas, uze gusoma ino message usubize uno mukunzi wawe. Love you, nkukunda mu mabara yose. Urakoze Beatrice. Hero, ndagukunda, ukina neza kandi byiza. Kwizera, urakoze. Hanyuma Umuhoza ati urakunditse pe, koko ufite umwihariko, rumwe mu bakinnyi njye nguriye pe. Ndifuza kuzagumana umutima mwiza, ugaragara nkaho ufite ubugwa neza, uri mwiza kandi by'umwimerere, uvuga neza. Muri make urakubiye kuri wowe,
nisiga amarangi kandi ndi umukecuru. Kuri we nakwisiga amarangi kandi ndi umukecuru. Olga Umuhoza, urakoze cyane kubw'iyi message kandi warakoze kunkunda. Hanyuma Alice nitwa Mubimana Leonie, uranyibuka twararirimbanye mu Munezero Ndera, mwana wa Sedi Bizu, ndakwikundira kandi courage. Urakoze cyane. Uyu nguyu muri kumva ko nuwo mu buto bwanjye, twararirimbanye mu Munezero. Abantu mwese mwaririmbye mu Munezero ndabasuhuje. Yego, Alice uri mwiza, urakoze. Yindi byagenze gute? Ari kumbaza iki se noneho Daniel? Simbizi. Alice numva nkwikundira disi, ikibazo mfite va mu Burundi nifuza kubona mana, akajwi kawe turi kumwe. Ariela, urakoze cyane. Abarundi ndabasuhuje cyane, njya mbabona muri comment, ndabizi ko mpafite abakunzi benshi. Ese warabyaye? Shunda kwikundira, merci. Reka twihutishe mana yanjye, zino message ni nyinshi pe, ariko inyinshi nizima courage, nizimbwira ko zinkunda, nanjye ndabakunda cyane kandi mwarakoze kumpa umutima wanyu, kumpa urukundo rwanyu. Ntacyo nabona nababwira usibye kubashimira, nkabasabira umugisha ku Mana. Alice, wazampaye amahirwe tugakinana ko nkunda, nanjye uzame sub. Nitwa Kate Comedy. Uno mufana wanjye Kate Comedy, abakunzi banjye ndabasabye mujye kumutera inkunga nawe mumuhe subscribe. Hanyuma ibyo gukina nabyo Kate uzanyandikire tuzaganira. Hero, nizere ko umeze neza, ndi umufana wawe w'akadasohoka, gusa nagira ngo mbabaze, uri umukobwa, ufite umugabo, Naomi Dadu TV, Shine Baby, ndagusuhuje inshuti yanjye akadasohoka Naomi, thank you so much, I love you. Alice, ndagukunda cyane, uzi gukina, urakoze cyane, ni byiza, nta ribi. Yambibazina, twakomeje. Sheri, ndagukunda. Danika wacu, uzi ko nanjye ndi umufiyemera, ariko mungu wanje nitwa ni byiza. Guys, Alice, ndagukunda ku buryo utabyumva, gusa nterwa ishema nuko twitiranwa kandi nkaba nagukunda. Sheri, uko ugaragara inyuma ni nakusa ku mutima. Alice, urakoze cyane, urakoze pe. Thanks, ndagukunda cyane kandi nkunda ukuntu ukina, utanga inama zubaka, njyewe uzame namba yawe. Minyoni, urakoze cyane, unyandikire inbox, TikTok cyangwa IG, ndagufana, urakoze, ndakwikundira, ni wowe untera kureba filime zanyu. Uwamahoro Peace, urakoze cyane, ndagukunda, nkunda movie uba urimo ko mudasohora. Shadia, urakoze cyane nubwo ntasobanukiwe neza nyuma ibyo ushatse kuvuga. Ese basi ese uri umugore cyangwa nturubaka urugo? Please reply me, humura ndagusubiza. Ese Alice, uri urumodo wanjye, dusu, urakoze cyane. Komerezaho, ndagukunda. Umva, hano rwose message ni nyinshi cyane pe, ni nyinshi. Abo ntasoma commentaire zanyu munyihanganire, commentaire 500 ntabwo nazisoma zose ngo nzivemo, byatwara amasaha nk'atatu gutyo. Ndagenda nyarutsa izisa, ndagenda nzisimbuka muri hangana. Desire, icyo dupfa nuko witonda cyane. Desire agiye kumpora kuba nitonda, ariko ntakundi, buriya we ntagakunda abantu bitonda. Mwiza Dorine, much love and support. Love, thank you my girl,
ndagukunda cyane urabizi. Alice ko ngukunda cyane urakoze. Imana iguha umugisha nawe Imana ikumira umugisha. Umva uritonda cyane kandi ni byiza. Burundi turagukunda, uri umukobwa se. I Burundi ndabasuhuje cyane, nanjye ndabakunda cyane. Alice nkunda kureba filime ukina kenshi, ariko ndagira ngo nkubaze Alice ko nkunda kukubona kenshi ukina uri umunyempuhwe, kuko no mu buzima busanzwe niko uteye. Yitwa Jacques ntabwo biri kure y'ukuri nk'uko nahoze mbibabwira, niko nteye. Mu magambo make ibyo mubona muri filime no mu buzima busanzwe birasa. Alice ndagukunda mana we, murakoze cyane, nanjye ndabakunda cyane, ukina neza. Alice for sure ndakwikundira pe, nkunda ukuntu wivugira. Basi ndifuza kumenya your academy background, none umbwira ukuntu ukunda basi muri wowe. Aha, tuyishime Valence. My academy background, okay. Primaire nayize Ndera, ikiburamwaka na primaire byose nabyize Ndera. Hanyuma secondaire nize Murete mu Kingi mu Ruhango, nyikomereza Kabeza ku kigo cyitwa Samudo Integrated College. Ndumva ari naho narangirije. Yego, nizere ko usubijwe. Ndagukunda, ukina neza, urakoze. Alice we, no kuri Imana iri mu ruhande rwawe, bizagenda neza. Amen. Amen. Watwaye imitima ya benshi, ijwi ryawe ririmo rukuruzi pe, turahabaye nk'ingiga. Mugunga Obed, urakoze cyane. Urakoze pe, ni byiza. Love you mo, uzi kwakitinga neza. Filime wakunze Cedric ari umukozi, muyibandanye. So urubatse, niba utarubaka uzubakane na Cedric. Nestroy, ino filime yararangiye, nicyo nakubwira. Part 4 yariyo finali. Twarabibonye mushonje seri, turi kubategura seri nziza izabageraho, nziza pe, muzakunda cyane. Hanyuma ngo nzabane na Cedric. Guys, kubera iki muba mushaka ko kigira abasore bose dukinana muri filime? Mbere mwavugaga nzibanire na Lucas avuyeho hajyaho Cedric. Hariya tuba turi mu kazi pe. Welcome Alice, ni karibu, ndagukunda. Aha, bakunzi banjye rwose, nanjye ndabakunda cyane. Ariko disi uratandukanye, wivugira neza, uratuje, useka neza. Sha nta kindi ngamije, ariko njye mbona ejo hawe ari heza. Gusa komeza kunoza imico yawe, urinde ikigare, ibindi ubiharire Imana. Ibyiza biri imbere, sibyo mukobwa mwiza dukunda. Ngira Imana na Sol, urakoze cyane. Hanyuma ejo ni heza. Urakoze kuma courage, urakoze kunyibutsa ko ejo ari heza. Urakoze pe, iyi message ni nziza cyane. Ukina neza. Ndi mu Burundi, ndagukunda. Umva Alice, no kuri Imana yabikoze. Ishimwe cyane. Ndagukunda kandi nkunda ukuntu wivugira gake, ndabikunda. Bamwita Godansi, urakoze Godansi. Hanyuma niyo nsenga ati icyifuzo, Abanyarwanda baragukunda cyane kubera ubuhanga ugaragaza muri filime ukinamo ya Press Vision. So courage, muduhe filime nyinshi, muraba
muri kuturyohereza, kandi iki niba hari ikibazo kijya kikugonga cy'ubushobozi, turahari, tuzagufasha. Uduhe kode cya nimero ushaka ko kugutera inkunga y'amafaranga azabikore, kuko subscribe ntihagije, ntihuye n'ubuhanga bwawe ugaragaza muri filime ukinamo. Urakoze cyane, uzadusubize kandi ndagukunda cyane. Niyonsenga Jean Claude, urakoze pe, urakoze cyane. Ino message yawe wanditse ni ndende. Hanyuma umuntu wifuza nimero yanjye nayitanga, bibaye ngombwa wanyandikira inbox kuri Instagram cyangwa TikTok, hanyuma tukazareba ko bikunda. Kandi murakoze cyane. Iyi message iransekeje, irashimishije cyane. Indi, uri mwiza cyane ndabona wana, ntabwo ndi kubisobanukirwa, ariko uritonda disi, narinzi ko ari muri filime, none n'ubundi niko wimereye. Ikaze mukobwa mwiza, turagukunda w'ababyeyi, urakoze. Uri umukobwa, uri mwiza hose, urakoze gufungura YouTube channel, turagukunda, murakoze cyane. Uri uw'agaciro, waje ukenewe. Merci, merci. First of all, I love you so much. Thank you, Aline. Those who have talented film or acted, thank you for coming together on YouTube. Thank you, kina neza, turagukunda. Reka nihutishe, nahageze. Thank you, turahabaye. Ubu nicaye. Noneho bega message ndende. Uyaragira ati, yitwa Katana, njyewe ikaze, narigwaye cyane kandi nawe wabibonye, kandi urabizi ko nkwemera. Sinzi ujyeho urebe Zigatana, urebe ukuntu agerageza kugukurikirana cyane. Ibaze ko nkomeza kugutegereza uduce twose twa episode zanyu, mukomeze kugenda muduha, kandi nizere ko ubusabe nagusabye urabasha kubusangiza abakunzi bawe. Ndagusabye nza postinge, kandi ndabizi ko ibi bintu uzabitwitura. Nabonye uri umukobwa ugira umutima mwiza, utandukanye n'abandi bantu bakora showbiz, kuko nahuye na benshi, ariko ni wowe muntu ntekereza ko ari wowe muntu ntezeho amahirwe ugiye kuri YouTube channel yanjye. Ni Vikata, urahita ubibona, ugerageze wumvirize indirimbo zanje nkora, kuko n'ubundi ndacyakora, sinahagaze. Katana, sinzi niba ndi kurisoma neza, urakoze cyane, ibyo nsabye ndabikora. Ego. Alice, nje ndagukunda, wazakunyereka. Faustin, unyandikire. Alice, mfite impano, n'ukuri umuntu yakubona te ngo umuzamure. Rero reka mbabwire kuri iki kintu, abantu muri kumbwira ngo mbazamure, mbafashe. Kubafasha nanjye mbonye ubushobozi nabafasha pe, ariko nanjye nibwo nkiza muri ibi bintu. Nta bumenyi bwinshi ndabigiraho, nta nubwo mfite uburyo kinazamuramo umuntu, kuko murabinyandikira benshi cyane, benshi. Rero icyo nababwira, nzakora ibishoboka, uwo tuzagira amahirwe tukavugana nzagerageza, kandi nabwo aba yafite impano, kuko umuntu ufite impano ntawe utakwifuza kumukoresha. Rero rwose abantu mukomeza kunsaba ngo mbazamure, nanjye ndacyazamuka guys, ndacyazamuka pe.
ariko tuzagenda dufashanya hamwe n'Imana, bizagenda neza. Ndumva ari cyo nababwira. Dukomeje rero, reka twihutishe iminota itaza kuba myinshi. Nkukunda kubi ukuntu wivugira, reba udutema kandi kantu bidatinze. Ego ngiye kujya mbaha video, nzajya ngerageza byibuze nka 3 mu cyumweru, niko mbyifuza. Nibiramuka bikunze rwose muzajya mubona video. Sara ariko se muri filime witwa Alice nibisanzwe kandi witwa Alice gusa tera imbere mwana w'Imana. Ego Sara mutuye, ego nitwa Alice mu buzima busanzwe, nkanitwa Alice no muri filime, ntacyo biba bitwaye. Alice niryo zina ryanjye mu busanzwe. Nkunda ijwi ryawe, urakoze. Kuri iyo kina washavuye abasore bakubabaje, ubugira umusore mukundana. Biriya ni filime, nta hantu biba bihuriye n'ubuzima busanzwe. Musengimana ati nzajya nkukurikira cyane, gusa n'ubwa mbere nkubonye sinzi filime ukinamo. Musengimana Daniel, urakoze cyane kunkurikira utanzi ugakora kuri subscribe. Hanyuma filime nkinamo zo ni nyinshi, niba ukunda kureba filime nyarwanda uzambona pe. Ariko n'ubusanzwe ushobora kuba ugira umutima mwiza. Icyo kibazo abantu tuziranye aba aribo bazajya bagisubiza muri comment, kuko nshobora kwikina kandi wenda atari ko mubibona. Ubwo rero muze kunsubiriza muri comment niba mubona ngira umutima mwiza cyangwa se ndaho. Wiriwe neza Alice, ikibazo cyanjye nifuza kukubaza, ese amazina yawe nyakuri nayahe? Ikindi, ese birashoboka ko umuntu ushaka gukina filime adasanzwe yifitemo impano yabyigishwa akabimenya? Nifuza gukina ariko nta mpano mfite. Igisubizo cyawe ni ingenzi kandi ndagukunda cyane. Muhawe n'Imana. Amazina yanjye nyakuri